Yes, hello wagwan my peoples, nizere ko mumeze fresh bya hatari. So guys, uyu munsi ngiye kwereka ibintu bitanu ushobora gukora bikaba byatuma YouTube channel yawe isubira inyuma. So ugahora inyuma nyine ugahora uri hasi bya danje nk'amashu. So guys, ngenda cyari D-boy wa nyawe. So icyo ngusaba no gukanda subscribe aho hasi. Gahunda dufite niyo kuzuza apa subscribe ibihumbi 10. So guys, duhereye ku kintu cya mbere gituma YouTube channel yawe ubona iri hasi nyine ukabona ntago iri kuzamuka nyine ntago iri kumera nk'iz'abandi. So guys, ikintu cya mbere kibaho ni nko gukopiya iby'abandi. So ukumva ngo niba ureba YouTube channel Rocky yarayise ngo ni Rocky Entertainment. So guys, ukumva ko nawe ugomba kuyita Rocky Entertainment. Guys, icyo kintu nyine tukirica bya hatari nyine kirangiza bya danje nyine ku buryo yawana nta n'ahantu wanagera bro, nta n'ahantu wanagera uvuga ngo niba Rocky yarise channel gucya ngo nanjye ngomba kuyita gucya kugira ngo ndebwe. Ibyo ngibyo rero sasa rero byica gute? Iyo umuntu agiye gusacinga kuri ya YouTube agasacinga Rocky Entertainment, n'ubundi haza wa Rocky nyine ufite izina nyine rirenze, kuko nyine niwe YouTube iba irimo kubona uba uri imbere y'abandi. So guys, rero ntuzafate nyine ngo ndashaka kwita nka Rocky kugira ngo nyine ngo nkunde ntwike. So guys, icyo ni ikintu kimwe cya mbere cyica nyine YouTube channel zanyu zikaguma ziri hasi nyine. Cyo kavuga ngo niba Rocky uploadinga gatatu mu cyumweru, ubwo nanjye ntajya na uploadinga gatatu. Wimwishika kuko Rocky ararenze bro, Rocky arakurenze nyine. Tuwe kora ibyawe, ushobora no uploadinga rimwe mu cyumweru, ariko nyine ikintu cyawe wagihaye nyine umwimerere nyine wagihaye innovation yawe nyine ufite umwihariko wawe, kuko nicyo YouTube ireba. So nyine iyo wamaze gukora ibintu byawe nyine umuntu akakumenya, ugakora izina rya nyine umuntu akaba ari amenya. So guys, birafasha bya hatari nyine. Noneho ikindi kintu cya kabiri gituma nyine channel yawe yaba itazamuka igahora iri hasi, ikintu bita kwigana. Kwigana sinzi niba muri buze kubyumva neza. Kwigana ukareba nk'iyi YouTube channel yanjye ukavuga ngo wenda na uploadinze video yigisha ngo dore uko washyira video YouTube, ugahita ukopiya iyo titre nashyizeho. So nawe akaba ariyo uhita ushyira kuri video wakoze nyine ugahita ukora isa n'iyanjye. Guys, ndagira ngo nkumenyeshe yuko niba nje namaze gukora iyo video kabone nubwo ifite views imwe, YouTube yamaze kubibona ko namaze gukora iyo video. Nawe ushobora gukora video yigisha nk'ibyo ndi kwigisha, ariko nyine titre yayo uri buyihe, ntuyihe titre nk'iyo nje nahaye ibyanjye. Niba nje nahise ngo dore uko washyira video kuri YouTube ukoresheje telefone, guys, shaka nyine indi titre nyine winshishura, uvuge ngo shyira video YouTube wakoresheje phone yawe. Ibyo nyine iyo niyo innovation. Irindi kosa rya gatatu abantu tujya dukora ikosa ryo kuvuga ngo nimba nje kuri YouTube ngomba nyine gufata ibintu by'abandi akaba ari byo nshyiraho. Ibihe bishatse kuvuga iki? Ukavuga ngo niba ngewe narafashe video, ugafata video y'umuntu ukagenda uyicamo uduce dutoya nyine tw'amasegonda 2, 3, 4 yanga ukayishyira kuri YouTube. Guys, hari umunsi uzabyukira umunsi usanga uwo muntu yarakaye, usanga arakuraburije. Bibaye ngombwa ko YouTube channel yawe nyine bayifunga kandi nyine bitari fresh sana. So guys, ikindi kintu cya kane cyica aba YouTuber nyine bashyashya n'aba content creator ni iki ngiki. Guys, ikintu bita gucika intege. My friends, iyo wacitse intege kuri YouTube wapepe, iyo wacitse intege ukiza kuri YouTube uri mu content creator, so my friends, wapi kabisa nyine uba wabyishe. So guys, ni ikintu cya kane nyine cyo gucika intege. Ikindi kintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma. So guys, nyine ndi kugenda mbivunagura mbicamo kugira ngo video itaza kuba ndende ikabarambira. Ikindi kintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma. Guys, ikintu bita ngo nyine ngo urabona ntuza we ngo yabikoze ngo runaka yabikoze. Guys, wigendera kuri runaka bro, wigendera kuri runaka. Kora ibintu byawe, kora innovation yawe nyine yakora innovation yawe, unguza n'umwihariko wawe nyine. Biraza kugufasha cyane kugira ngo nyine abantu nyine bakumenyere nyine bamenye nyine ibyo wazanye nyine gira nyine innovation, gira innovation yawe, umwihariko wawe, undi anytime any day bizagenda bicamo. So guys, ndagushimiye wowe twabanye, genda ukore subscribe aho hasi nyine kuri iryo jambo ry'umukara. So gahunda dufite niyo kuzuza aba subscribe ibihumbi 10. So guys, ngenda cyari D-boy wa nyawe. Bye bye, make your subscribe. I love you.